responsibility and the challenge of every Rwandan who is capable of contributing something to the well-being of this country. Tamo gusa ngo nurangiza wicare utegereze gusa Imana izagushyira mu biganza ngo wakire. Cyo ushaka ko Imana igushyira mu biganza ngo wakire, ibyo biganza yabiguhaye n'ubundi ngo ubikoreshe, waha amaboko ngo uyakoreshe wigire ushobore kuba umuntu muzima nk'uko yabigennye. Ibyo rero nibyo ubundi bikwiriye kuduha umurongo tugenderaho, nibyo bikwiriye kuduha icyerekezo tuganamo. Hari ayo mateka mabi yahindutse, ariko noneho yahindutse ngo habe iki.